nk'ibisanzwe ni Babalao. Ibintu bibaye ku mukobwa wanyu Irene nukuri kw'Imana mu ijuru nabyita ubugome n'akagambane gakomeye papa. Nyuma yo kumara hafi amezi 10 bakorana, abakobwa banyu Dorcas na Vestina bamaze kwibwira Irene ko batakimushaka. Amakuru nivaniye mu nda y'isi aravuga ko Irene yagambaniwe n'abantu benshi batandukanye, by'umwihariko harimo uwitwa Aimable wigiri wabo mu rugo w'aba bana. Ngibingibi hari nyuma y'uko Dorcas na Vestina bari bamaze kubona ubutumwa bwo kujya kuririmba muri Canada mu mujyi munini wa Edmonton. Aba bagambanye ngo bigiriye mu rugo kwa Vestina na Dorcas. Amakuru angeraho ngo muri bimwe babwiye ababyeyi ndetse ngo byatumye bafata icyemezo, ngo bavugaga ko iyo witegereje Irene ubona ari umusore udasobanutse katakwiye ko yajyana n'aba bana mu mahanga, ngo muri make ngo aba bana bakwiye kujya mu mahanga bajyanye n'abantu basobanutse. Amakuru angeraho aravuga ko ikindi aba bagambanye babwiye ababyeyi ngo nuko ngicyo Irene yari agamije ngo nukurira kuri aba bana. Nagutinzamo ababyeyi bahise bibwira Irene ko nta burenganzira na buke afite kuri bari abana narimo. Ni Babalao. Inshuti z'umusaraba mwe muri aho murimo murahobagira ngo kanaka yagambaniye kanaka, ahubwo ntago muzi story sekeje muri ibi bintu byose. Niyo story iryoshye kabisa. Umukobwa wanyu Irene yarabyutse mu gitondo yerekeze Musanze kuri operation Musanze wetu no mu rugo kwa Dorcas ngo bam. Ngahita abwira ababyeyi ati vuba musinye hano amasezerano mashya, ufanya haraka. Ababyeyi batise mwana wacu Irene ko tujya twumva izo za YouTube ingurufito ziramenanga ibiceri n'irya yose, ngo ko batubwiye ko abadiaspora bohereza ikimba buri munsi nganga mu rugo twatwicira isazi ku maso koko kabyara we ubu koko twasinya ndi masezerano. Irene ngo nk'umusore umwe wenyine rukumbi muri Kigali wiri devise rivuye mu mahanga ngo ayisinaga mu kirere kuri plafo, ngo ahita yiyamira ngo ngo none mukeka ndi Yesu we murantunguye. Ngo muri ndahabi sinavukiye gucungura abayisi n'abagenzi muri ino si papa. Yampaye nka dada. Noneho ya nkoko inyereye ku mureko ibanza urutugu ivunika ibaba. Ibi noneho turabyita ngo umukecuru yivugiye yuko Irene muri ndahabi yahaga imico mibi cyangwa se gishaga imico mibi bari abana. Harimo urujijo. Ndashaka kumenya iyo mico mibi ni yihe. Niba tubwire iyo mico mibi ni yihe. Nagiye mugana n'abantu burero ubaha ntabwo ari bwiza. Urwo abantu burere butari bwiza kandi bakiri batoya. Noneho ikintu giteye urujijo, mama arivugira yuko Irene nta giceri na kimwe yigeze amuha. Ntabwo Irene mu mafaranga yabonaga ntacyo yabafashaga, nta nicyo yabahaga rwo. Niba bera byose yavuze nyine nawe ntiyakwivuga amabe ariko n'umubeshyi pe. Nyamara njyewe ibimenyetso mfite gihamya biragaragaza ko hari message Momo Mobile Money MTN kabisa zagiye ziva kuri Irene zijya kuri mama uyu nguyu. Irene we afite ingeso gusa yo kujya abara afite message mbese mu byatumye Irene ambabaza. Ibi bintu bisaba kuka. Narababwiye ngo ibi bintu bisaba kuka mwanga kunyumva papa. Ntabyo gutinza. Mukobwa wanyu na kumusore wanyu ndanda icyana mu mago. Ubwo nyine Mudu ni Madness 2021 nge na Pendo n'abana twisigarira ibyapa papa. Amakuru angeraho neza muri aka kanya aravuga ko ndanda wahoze ukundana n'umukobwa w'Abanyarwanda Anita Pendo ndetse bakaba bafitanye abana babiri beza b'abahungu. Ubu ngubu yamaze kwibukaho icyuma gishya, umukobwa w'umunyarwandakazi utuye mu Bwongereza mu mujyi wa Nottingham. Isaba kuka papa, isaba kuka. Ibi bintu bisaba kuka, amazi menshi munyongere najya ubwanjye ntabwo ndifunga. Hanze sinzi kwegera agapanje